Tubahaye ikaze kuri Entrepreneur Training College, aho tubagezaho amahugurwa atandukanye abafasha kumenya gukoresha ikoranabuhanga ndetse kandi no kwihangira umurimo. Nizera ko aho uri hose wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro tuba tugenda tukugezaho bigufasha kunguka ubumenyi ujye ubibonera igihe. Muri aka kanya rero tugiye kureba uburyo bworoshye bwo kuba wabara neza umusoro twita uw'inyongeragaciro cyangwa se VAT cyangwa se Value Added Tax. Uyu musoro rero ni umusoro utangwa ku bintu byinshi cyane, aho ufata igicuruzwa uba ufite hanyuma icyo gicuruzwa ukagerageza kuba wagitangaho uyu musoro. Hanyuma rero muri tuzaza kwifashisha urugero ruza kudufasha kumenya uburyo twabara uyu musoro kandi mu buryo bworoheje. Niba ufite bizinesi rero cyangwa se ukaba ushaka gushinga bizinesi, umusoro uzagufasha. Mu kanya gato tugiye kuza dukomeza n'iki kiganiro, twizera ko abo muri bose neza muri kumwe natwe. Ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugiye kubagezaho uburyo bworoheje wabaramo umusoro w'inyongeragaciro. Akenshi uyu musoro ufite cyane mu gihe ibicuruzwa waguze, ariko ibyo bicuruzwa nawe ukabicuruza hari amafaranga yiyongereye ku giciro cya mbere. Hanyuma rero byumvikana ko haba hari amafaranga agaragara nk'aho wabicuruje akaza twayita cyangwa se uko wayungutse, ariko byumvikana ko tubona inyungu, ariko haba hari n'ibyo twagiye dutakaza, icyo twita ama expenses, ndetse kandi bikumvikana ko tuba tugomba kuba ibyo nabyo twabikuramo, hanyuma amafaranga asigaye twakita nk'inyungu akaba ariyo tuza gutangaho 18%. Rero nawe niba aho uherereye ubara ibicuruzwa byawe, VAT yanyu akaba ari 18%, nawe aka kanya wabara uyu musoro. Hanyuma rero hano baduhaye urugero baduhaye ko kampani ikora imbaho ikorera abanyeshuri, abana batoya intebe zo kwicaraho, hanyuma ariko ngo bakunze kugurisha ibicuruzwa byabo binyuze mu badistributeri cyangwa se abantu bagenda bageza ibicuruzwa ku babikeneye. Hanyuma rero batubwira ko
imibare mu kwezi kwa cumi ni urugero twihaye, imibare igaragaza ko kuri akawunti yawe cyangwa se tuvuga akawunti, ndumva ko twese turi buze kubijyanamo. Akawunti rero ni ububiko cyangwa se aho tubika amafaranga kuri banki, cyangwa se y'amafaranga tunyuza kuri banki cyangwa se kuri za mobile money. Rero uko iyo akawunti yakoreshejwe mu kwezi kwa cumi ni mu buryo bukurikira, aho mu byagurishijwe byanganaga n'ibihumbi 250 by'amanyarwanda. Nawe ushatse wafata agakaramu cyangwa se ugafata calculatrice ukabasha kuza gukora ino mibare, iroroshye cyane. Hanyuma rero purchases of food birumvikana ko nibyo baguze bijyaniranye, ubwo nibyo baranguye cyangwa se baguze bijyaniranye n'ibikomoka ku mbaho, babigura ibihumbi 35. Hanyuma rero baza kugura udukoresho dutoya tuba dukoreshwa mu bijyanye no gukora intebe, tugura ibihumbi 12. Hanyuma kandi bagize expenses zijyanye na service bari bakeneye, ndetse no kugura nk'amayinite, harimo rero kwamamaza ndetse no kugura umuriro ndetse n'amayinite ya telefone angana n'ibihumbi 3. Hanyuma rero baje kugira amafaranga bagenda bakatwa ku bijyanye no kuba babitsa cyangwa se bakabikuza. Murabizi ko iyo umuntu abikije amafaranga kugira ngo yabikuze basabwa charges zijyanye no kuba ya mafaranga yayabikuza. Birumvikana rero izo miscellaneous expenses nizo zanganaga n'ibihumbi 10. Hanyuma birumvikana rero hari imishahara n'ibyo abakozi baba bemerewe iyi kampani yishyuye, hanyuma byanganaga n'ibihumbi 70. Hanyuma rero barongera bakatubwira ko iyi mibare y'amafaranga twababwiraga ntabwo harimo VAT. Hanyuma rero icyo batusaba ni ukugira ngo tubashe gushaka inyungu iyi kampani yabonye mbere yo gukuraho umusoro wa VAT. Hanyuma bakongera bakatubaza ese noneho amafaranga ya value added tax cyangwa se umusoro ku nyongeragaciro uzaba ungana iki niba ubarira kuri 18%. Birumvikana rero niba ufite aho uhuriye n'ubucuruzi cyangwa ukaba ushaka gukora business, ibi ni ibintu by'ingenzi uba ugomba kuba wamenya, kandi mu buryo bworoshye ibintu bikabasha kugenda neza. Hanyuma rero iyo cyangwa se tubara uyu musoro tuwubara muri ubu buryo bukurikira, ari nabwo tugiye kuza tukwereka ngo ese tuwubara gute. Hanyuma rero dufite uburyo bubiri dushobora gukoramo iki kibazo kandi ibintu bikabasha kugenda neza. Bwa mbere rero dushobora gukoramo iki kibazo, dushobora gutondeka aya mafaranga neza ku murongo, tukagaragaza ko hari izo twita expenses zagiye ukwazo. Hanyuma rero tukaza kwerekana uburyo ki ibyo twagurishije dukuyemo expenses nabyo ari uburyo bingana. Ikindi rero wamenya mu gukarikira ibi ngibi iyo dushaka iyi nyungu, akenshi inyungu iboneka ari uko dufashe icyo twita selling price dukuyemo purchasing price. Ubwo byumvikana ko ni byo twagurishije dukuyemo ibyo twabiranguriyeho, niko tubona inyungu mu buryo busanzwe. Cyangwa se tugafata icyo twita total revenue tugakuramo total cost. Iyo tuvuze total revenue ni bya bindi byose, amafaranga yose twakiriye, hanyuma ayo mafaranga twakiriye akaba ari nayo kandi tuza ku ayo mafaranga yose twakiriye tukaza kuyakuramo ibyo twakoresheje byose. Total cost rero iba irimo buri kimwe cyose ibyo cyadutwaye kugira ngo tubashe gukora ya product yacu. Iyo niyo total cost. Byumvikana ko haba harimo ama expenses, ama purchase ndetse n'ibindi twarakoze
kuri icyo kintu. Hanyuma rero hano iratugaragariza ko iyi table yacu iratugaragariza ko habanza series ibyo twagurishije bingana n'ibihumbi 250. hanyuma kuri runo ruhande rwo hino murabona ko ahatondeka ya packets of wood ibyo twarangwe bijyanye n'ibikomoka ku mbaho 35. hanyuma rero ibikoresho bitwarangwe cyatwaguze 12. hanyuma hakaza hasi twakoresheje harimo amayinite, umuriro twaguze ndetse no kwamamaza by'ibihumbi 3, ndetse hakaza y'amafaranga yera dukatwa yo turimo tubikuza nka n'ibihumbi 10. hanyuma hakaza umushahara w'ibihumbi 70. ibi byose twise cost byitwara cyo twita tukareba total cost yabyo byose bingana n'ibihumbi 130. hanyuma kugira ngo tubone inyungu birumvikana nuko dufata total revenue y'ibihumbi 150 kuko nibyo twagurishije, hanyuma tukavanamo ibi bihumbi 130 bikaba bingana n'ibihumbi 120 akaba ariyo nyungu twabonye. hanyuma rero kugira ngo tubone amafaranga tuzatanga ajyanye tuzishyura ajyanye na VAT no gufata bya bihumbi 120 kuba 18% bikangana n'ibihumbi 21 n'amafaranga 600. ubundi urugero hari n'izindi expenses nyinshi tugenda tubagezaho n'ubundi buryo ushobora kuba wagenda ugenda ukora imibare ku buryo mu gihe ukora business rwose nta bintu byo kuvunika, akenshi ibyinshi nawe wajya ubyikorera. hanyuma rero hari uburyo bwa kabiri, ubwo weho wahitamo uburyo wagenda ukoresha, aho twagaragaje ko inyungu cyangwa se profit iboneka dufashe sales dukuyemo expenses. byumvikana ko ari cost nyine ibyo twagurishije dukuyemo za expenses. birumvikana rero uhita ufata za sales ukagenda ukuramo za expenses zose ko twazivuze, nabyo bikangana ibihumbi 120. VAT ikangana n'120 ukubye 18%, bikaba ari 21,600 y'amanyarwanda ugomba kuba wakishyura. byumvikana ko rero ahangaha uri ni kuri Entrepreneur Training College. twizera ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza mubana natwe, aho rero tubagezaho amahugurwa atandukanye, ndetse tukaba tubagezaho n'ubumenyi butandukanye. ubumenyi tubagezaho ni ubumenyi bujyanye no kwihangira imirimo ndetse no gukoresha ikoranabuhanga. hanyuma kandi mu mahugurwa yacu dutanga, iyo ushaka kubona certificate tuyatangira online, aba arimo ibice bitatu. igice cya mbere batukwigisha ibijyanye no kwihangira imirimo ndetse n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. agira ikindi gice cya kabiri cyitwa digital skills, aho tuba tuguha ubumenyi bw'ikoranabuhanga. haba harimo ibijyanye na Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Paint ndetse n'izindi n'amandi software ushobora kuba wakoresha. mu gice cya gatatu tuba tuguha software zitandukanye, ubumenyi butandukanye uba ugomba gushyira mu bikorwa. birumvikana kugira ngo ubashe kuba ubasha kubyaza umusaruro ubumenyi ufite mu nzira ndetse n'uruhando rwo gutangira imirimo. ko rero aho muri hose mukomeje kugubwa neza na Entrepreneur Training College. turabasuhuje rero tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri hamwe natwe. ukeneye guhugurwa rero online, ukaba ukeneye certificate, ubwo nawe watwandikira ubundi ibintu bikabasha kugenda neza. hari ubumenyi bwinshi abantu dukeneye, hari ibyo tuzi ariko tutashyira mu bikorwa, byose byatugenda tubibagezaho uburyo ushobora gufata ubumenyi ufite ukagenda ukabasha kubyaza umusaruro, ukabasha gutangira business yawe, ibintu bikaba bigenda neza. hanyuma rero ahangaha tunabagezaho amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku isi,
uburyo uba ugenda umenya uko isi nayo ihagaze kugira ngo umenye naho washora imari, naho wakorera, naho wabona amasoko uburyo butandukanye. Ikindi kandi ni uko tuba tukugezaho amasomo agiye atandukanye n'uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa. Niba ufite ubumenyi runaka nawe kora subscribe kugira ngo uzajye wumva aho wabukoresha n'icyo wabukoresha kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma rero tubakorera amarogo, tubakorera ibyapa bitandukanye ndetse tubakorera n'amawebsite atandukanye kugira ngo ibintu bibe bibasha kuba bigenda neza. Ukeneye ino serivisi rero nawe mu kanya gatoya turaguha nimero watwandikiraho ibintu bikaba bigenda neza. Kandi nanone tuba tugenda tubagezaho ndetse tunabagurisha n'ibicuruzwa bitandukanye, aho tuba dufite ibicuruzwa biba bitandukanye muba mushobora kugura. Ni byiza rero gukurikirana Entrepreneur Training College, ariko nanone kora business plan. Wowe ukeneye gukoresha business plan nayo turayikora, turi abanyamwuga. Ikindi kandi dutanga abakozi bagenzura business cyangwa se abo twita abakontorora. Rero icyo gihe nawe ukeneye uno mukozi nawe uraza kubandikira ibintu bye bigenda neza. Ikindi kandi ni uko dutanga ubujyanama mu gukora imishinga itandukanye ndetse na business zitandukanye, nawe rero watugana. Hanyuma rero ibyacu byose tubikorera online African Deals Domain Adi Rwanda, mu gashami kacu ka Entrepreneur Training College, aho tuba tubagezaho ubumenyi bubafasha kubasha gukora neza business ndetse no gukoresha ikoranabuhanga. Ariko nanone ukaba waduhamagara kuri 0788910639. Hanyuma rero serivisi zose zitangirwa ku ikoranabuhanga nitwe twenyine tuzitanga. Icyo wakenera cyose ukaba uzi ko gisaba kugira ngo umuntu akoreshe telefone cyangwa se laptop, ni ukuri duhamagare cyangwa utwandikire tuguhe serivisi yihuse vuba vuba kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, were kwirirwa rwose uta umwanya wawe ugenda. Hanyuma rero birumvikana rero niba ufite igicuruzwa cyangwa se serivisi zitandukanye utanga, nawe uyandikishe muri porogaramu yacu yo kugira ngo tujye tuguhuza n'abakiriya batandukanye bakeneye ibyo ukora. Iyo ni African Domain rero iwe bagezaho izo serivisi zitandukanye zikorerwa ku ikoranabuhanga. Hanyuma rero tubagezaho uburyo bworoshye wakoramo cyangwa se wabaramo umusoro twita uw'inyongeragaciro kugira ngo ibintu bibe bibasha kuba bigenda neza. Hanyuma rero ubumenyi nk'ubu ngubu nta handi hantu wabusanga uretse hano kuri Entrepreneur Training College. Twizera ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo ibintu bibe bigenda neza. Ikindi kandi wamenya kuri iyi value added tax, ikindi waba uyimenyaho ni uko iyi value added tax nk'uko mwabikurikiranye, nk'uko mwanabibonye, birumvikana. Ikindi wayimenyaho ni uko burya buri muntu wese ahagombye kuba afite akazi akora, kuko ni byiza abakiriya bawe ufite ushobora kuvuga uti reka niba naguze wenda ibishyimbo ku mafaranga 800 ndaza kugurisha 1200 nkuremo expense cyangwa se 1000 nkuremo expense nakoresheje, ukara amafaranga agenda saguka. Business yose waba urimo gukora iyo urebye amafaranga wungutse burya agombye kuyatangaho uno musoro wa VAT kugira ngo ibintu bibe bigenda neza. Rero icyo usabwa ni ufite business ikaba yanditswe muri RDB, muri Rwanda Revenue Authority, kandi nanone ushaka kwandikisha business ukaba ufite imbogamizi, hari video twashyize hano. Nanone ukeneye ko tunagufasha nabwo watwandikira kuri nimero twabahaye, ibintu bikaba bigenda neza. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi wa tariki ya 2025 ni umunsi abantu benshi mu nzego zitandukanye turimo
kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Twizera ko abikorera ndetse n'abakorera bande mwese mukomeje kugubwa neza kandi mudukurikirana. Ngaho rero twizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro ndetse n'ubumenyi tugenda tubashyirira hano mugenda bubageraho igihe. Reka dusubire mu yandi makuru ari imbere turimo kubategura. Mugire ibihe byiza.